Amahoro y'Imana akomeza abane namwe mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Imana ikomeze kubaha umugisha. Murabizi neza ku bantu mubyuka mu gitondo mujya mu kazi mukoresha icyayi n'umugati, amata n'umugati. Impamvu mufata uwo mugati no kugira ngo mukomeze kugira ubuzima bumeze neza kandi mukora akazi mumeze neza cyane. Uyu munsi rero muribaza ngo ku Kibabi TV nabazaniye iki? Uyu munsi nje kubaganira ku kamaro k'umugati wuzuyemo ingano. Umugati wuzuye ingano ni umugati uba ugizwe n'ingano zuzuye, ni ukuvuga utarigeze unyuzwa mu ruganda ngo ukurwemo bimwe mu bigize ingano cyangwa wongerwemo ibindi bitandukanye n'umugati w'umweru tumenyereye. Uyu mugati ni ingenzi cyane ku buzima kuko ubonekamo urugero ruri hejuru rwa vitamine, imyunyungugu, fibre ndetse na proteine, mu gihe umugati w'umweru wiganjemo ibinyamasukari gusa ndetse na proteine nkeya. Tugiye kuganira kuri uyu mugati ibi urimo. Uyu mugati wuzuye w'ingano ubonekamo fibre, manganese, magnesium, umuringa, vitamine B1, B3, B5 na B6 ndetse na proteine. Akamaro k'umugati wuzuyemo ingano naka: icyambere ni isoko y'ingenzi ya fibre. Abantu benshi ntibabasha kugeza ku rugero rwa fibre nkenerwa ku munsi. Abahanga mu by'imirire no kuboneza indyo yuzuye, Academy of Nutrition Dietetic, batanga inama zo kurya nibura fibre 21 kugera kuri 25 gram ku bagore munsi y'imyaka 50, gram 30 kugeza kuri 38 ku bagabo munsi y'imyaka 50. Ku barengeje imyaka 50 ni gram 21 kugera kuri 30. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi batageza ku munsi urugero nkenerwa rwa fibre. Agace kamwe k'umugati wuzuyemo kabonekamo gram 3 za fibre, no kuvuga uduce tubiri dushobora kuba twaguha byibuze 1/3 cya fibre nkenerwa ku munsi. Kurya fibre zihagije bifasha urwungano ngogozi rwawe gukora neza, gufasha kuringaniza ibiro ndetse bigafasha urwungano rw'umutima gukora akazi neza. Icya kabiri ni ufasha kugabanya ibyago byo kwibasirwa na diabete mu bwoko bwa kabiri. Umugati wuzuye w'ingano ubonekamo urugero ruri hejuru rwa magnesium. Uyu munyu ukaba ari ingenzi cyane kuko witabazwa mu buryo umubiri ukoresha isukari ndetse no mu ikorwa ry'umusemburo wa insuline. Icya gatatu ufasha kugabanya ibiro. Ubushakashatsi bwasohowe na American Journal of Clinical Nutrition bwerekanye ko cyane cyane ab'igitsina gore abarya cyane ibigizwe n'ingano zuzuye biyongera ibiro gake cyane kurusha abarya ibigize n'ingano zihinduwe. Kurya umugati wuzuye bigufasha kutiyongera ibiro mu kavuyo ugereranyije n'abarya umugati w'umweru. Icya kane ugufasha kurinda indwara zibasira imikorere y'umubiri. Indwara zibasira imikorere isanzwe y'umubiri, metabolic disease, twavuga nka diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso n'izindi z'umutima. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko kurya ibikomoka ku tubuto duhinduwe, refined grains, nk'umuceri, ibikomoka ku ngano nka makaroni n'ifarini, za biswi n'ibindi biza ku mwanya wa mbere mu byongera ibiro. Gukora nabi kwa insuline, ibi bigahita bitera diabete n'imikorere mibi y'umubiri. Ibi nibyo bitera nyuma kurwara diabete n'indwara z'umutima. Kurya umugati wuzuye bizagufasha guhangana n'ibibazo no kubikurinda kuko haba harimo ingano nyinshi. Icya gatanu aricyo tugiye gusorezaho, ufasha amara gukora neza no kurinda constipation. Umugati wuzuyemo ingano ukungahaye cyane kuri fibre nk'uko nabikubwiye. Izi fibre zifasha amara gukora neza no gutuma ibiyarimo bisohoka nta nkomyi. Iyo amara adakora neza birangwa no guhorana uburibwe mu nda, ibyuka bihora bivuga, kwituma impatwe kenshi no kugira iseseme. Gufata ifunguro rikize cyane kuri fibre bigufasha kwirinda no kurwanya ibibazo byose. Imigati myinshi bita brown bread siko aba ari umugati wuzuye, whole bread, kuko akenshi haba hari igihe usanga ari umugati w'umweru bongeyemo ibihindura amabara nka caramel kugira ngo use igitaka, nuko ukawugura uzi ko ari umugati wuzuye nyamara ari umweru bongeyemo colorant. Igihe cyose ugiye kugura ni ngombwa kureba ibigize umugati niba babyanditse whole wheat cyangwa se harimo ibindi. Akenshi bandikaho unenriched wheat grain cyangwa multigrain, uyu uzawureke. Aka kari akamaro k'umugati wuzuyemo ingano cyangwa se umugati wuzuye ku buzima bwacu. Nyamara benshi bikundira urimo amasukari. Ariko nanone ingaruka z'uwo mugati urimo amasukari ni nyinshi. Dukwiriye rero kwita ku buzima bwacu kuruta kubwangiza, kuko ejo ni heza kubera ko ufite
amagara mazima. Reka tubabwire ngo iki ni Ikibabi TV, abatarakora subscribe muzikore kugira ngo twagure umuryango w'Ikibabi TV. Njyewe nitwa Freddy, mugire umunsi mwiza.